ntawe upfa ngo arashize rwose avuyeho, barahamba umubiri ukabora ariko roho yiwe bikiriho. Ibyo turabigira kuva kera, si idini ryabitwigishije rya Yesu Kristo, no, twari tuzi ko apfuye atapfuye rwose, aba ahindutse umuzimu. Uwo muzimu rero umwifasheho nabi aragutera akaguhana. Inka yapfuye, umugore yarwaye, yabyaye akana karapfuye, ni ukuvuga ngo iyo utamufashe neza akwihoraho. Ni uwo muryango wanyu, si uwo handi, ni uwe wanyu. Donc wapfuye nimumufate neza. Kumufata neza ni gute? Ni kumuterekera, kumubwira amagambo, kuzana amata ukavugira amagambo. Uzakorwaga gute mu gice mwana imuhira? Umuntu wese batereke, papa yaratekereye kenshi cyane, yarantekereye njye uyu nguyu yarantekereye neza, ni amasengesho meza cyane. imurenge.com. Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Murenge Press Channel, tubiyegereza mu biganiro byacu aho muherereye hose. Turabizi ko mugenda mudukurikira muri benshi, turabibashimira cyane. Reka tubone n'umwanya wo kwibutsa n'abandi batarabasha gukora subscribe ko bo kwandika muri mu nkuta zabo za YouTube, bakaba bakwandika Imurenge TV, bahita bona urukuta rwacu, bakore subscribe ndetse banaro liking kugira ngo ibiganiro byacu bazohora babibonera kugiye. Rero nguko mwabidusabye ko twabazana Monseigneur Gapangwa akabasangiza amwe mu mateka azi. Kuri ubu rero twabatumikiye, tukaba tugiye kubana nawe aho ari butuganire ku munyamurenge wa kera. Je rero mugiye kubana muri kino kiganiro, kaba ndi Mbasha Steve. Nitwa mu kinyamurenge Gapangwa Nteziryayo, mu gikristo Jerome Gapangwa Nteziryayo, kuko nabatijwe ku izina rya Jerome. Niko nitwa amazina akora atatu. Mfite yandi ya kera menshi byihimbo, ayo ntari muri document officiel, ariko azwi mu ndangamuntu yanjye ni Jerome Gapangwa Nteziryayo, cyangwa basubiri bubeme niho babaye mbere. Bahitira he tujya mu Minembwe. Minembwe rero na karere, si umusozi umwe, na karere gaciyemo uruzi rwitwa Minembwe. Twahitiye ahantu yitwa ku Mutanoga, na karenge kari hakurya ya Minembwe, ko hagati y'Irundu no kuri Rwiko na Minembwe hakurya yawe niho hari n'ishusho nibuka, niba itarahindutse je pense icyo gihe mwimukiye. wewe bijya ndabyibuka. Nuko twimutse tuvi Buvira, nje nari mu kiraro. Donc umwana uje mu kiraro cyo gihe abafite imyaka kuva ku 4 n'itanu, afite abakuru biwe base bari mu nka mu biraro. Twabaga ku Kinyoni, mu Kinyoni rero ni ku Ndondo, wavuye mu kibira kigiye gitandukanyije Indondo n'Ubuvira bw'Ibuvira. Aho ikarongi ni hepfo, hari ikibira bakita mu Kirwa, sinegeze kugicamo. Ngiheruka nkiri umwana banjyana mu biraro. Aho ngaho mu Kirwa ni hafi y'ahantu no ngo mu Kajembwe, twahagiraga ikiraro. Inka zacu zazaga zimuka mu Kinyoni plito, igihe kimwe zikaja mu Kajembwe kubera ubwatsi baye bwinshi bw'igihamba, bagasubira kandi kuri Kinyoni, cyangwa se je pense kuwa Kagano. Na amazina numva naranahageze, narakiri umwana muto cyane. Donc twimutse tuva muri territoire y'Ubuvira, abagore ba mama bazana abavyeyi ngo bave Ibuvira tujye mu Minembwe mu territoire y'Ifizi. Narabibonaga ariko ndi umwana mutoya. Mama kiriho, mama yaguye mu Minembwe tuhamaze ya pepre umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Ukuba mwashitse mu Minembwe rya no gukeka. Donc mfashe ko nabuze 38 ni yako twahavuye muri twagiye muri 42 niko nibwe cyangwa ni 3 yo twagiye mu Minembwe. Ibyo nkubwiye nta document yanditse bivuga, niho bagira calcule yuko nabonye. Bon, tugeze mu Minembwe ko Mutano gatwara habaye, mama ararwara arapfa. Nabonye ko yarwaye, nabonye ko yapfuye.
hari ibyo namubajije arwaye haye ari irandamaze urarizwa n'iki. Urumva umwana ubaza nyina ubabaye urarizwa n'iki, safeke aracyari muto cyane. Nyina pazankoro la icyo gihe mwageze mu minembwe ari mwebwe ba mbere cyangwa hari n'abandi? hari abandi baratanze imbere nk'ingabo z'abavugwa, abantu benshi bari bahari. Bakabwira ko bahageze. Sinabajije gasa nagiye muri ankete nk'izo zanyu, nasanze hari abantu benshi cyane. Nk'aho ku Runundu umugabo wari uzwi cyane ngo ni Ruvugwa n'abasinzira, isaba bamuvunye nabyicaza Isaac. Hari n'abandi ntazi. Bo nko kuri Rwiko hari abantu benshi nk'abambarirwa w'abasita batambwe bari kuri Rwiko. Bo Irundu hari abandi banyamurenge. Avuga nari nkiri mu asira bigeme ngo mbaze muri bande, mwaturutse muri bande, ariko twasanze bahari. Twaje tubasanga tuvuye Buvira. Ku Mutanoga niho mama yaguye, bamushyinguye ku Mutanoga, ndibuka neza mu Kabwibwi mu njoro niho yapfuye. Bazana bashyiraga umuntu mu gisambi, bagahambira bagatwara bagacukura bagahanya de cercueil n'umusambi. Icyo gihe ubuzima bw'ubwana bwanyu, ubuzima bwari bumeze gute muri rusange, yaba ari ubwana yaba ari twari abantu bo mu giturage, abana b'inka donc baba mu nka. Hari igihe cyo kujya mu biraro ahatari ingo n'abagore n'abana n'iki, n'abungeri n'abana b'abahungu batangiye kumenya akenge gato gato, nibo bajiga mu biraro. Igihe batahaga bakazimuhira, hababa ngo imuhira niho haba hari abagore, hari n'ibindi byose byo mu rugo, hari abagabo, hari abandi bana bahaye bavuka aho ngo ni imuhira. Ariko mu biraro si imuhira naho ari ababanyuko n'abasana banyu. Icyo gihe cyacu mentalite yacu. Donc nabaye mu biraro kenshi, nkubwiye ko twimutse ndi mu kiraro deja, twari mu Kinyoni. Abiwacu bari mu Karongi. Barazamuka badusanga aho ngaho bati mahakwe tugiye mu Minembwe, turagenda iminsi. Genda murara mu nzira kubera hari abana benshi, hari inka, hari ihene, hari ibindi bigenda byitonze. Donc ntabwo byagenwaga umunsi umwe gusa. No gufata nk'ihinga ryose mukagenda mugasaruka mu Minembwe. Ndetse nibutse ku gihe duserutse, igihe twimutubunze, hari abandi b'iwacu barumuna ba data baje kudutiga, baje kutwakira. Bari basanzwe barabunze baragendeje aho ngaho, kandi nabo barabaye mu Kavugwa igihe twari mu Karongi. Donc bimutse mbere yacu bahanye imyanya, bamwe bamwitangirizwa, bamwe baragenda barubaka amazu, hanyuma papa aza kubakurikira. Papa yamfite nka patriarche, niwe wari mukuru barumuna be bose. Donc babanje kugenda barubaka amazu yabo, aza kuza nyuma abasemberamo bamwakira iyindi nzu nawe papa. Nubwo cyo kubona icyo donc twimutse. Donc ubuzima bwacu bw'umunyamurenge w'icyo gihe tubwari bugoye, c'était très simple. Hari ubuzima turabatunze b'inka, nukujya mu nka, ari ziraho muhira cyangwa izagiye mu biraro kumara y'imyaka ziraho mu gihamba, se twari ko zifite abungeri bagenda basimburana, abagabo bakuru n'abana bakamara mu mwaka ari iyo ngiyo, n'inka n'abana bakuru n'abase n'abase wabo, abana bo tibaharuwe batuye mu biraro binywera amata. Pratiquement natunzwe n'amata mvuka kugeza je pense icyo gihe cyo Minembwe imyaka 4 nirenze ninywera amata gusa. Niyo byari byo kuyobyaje tararya rarima akombate gato yaba bokeje c'est tout godushimba batetse igihe muri muhira mutari mu biraro. Naho mu biraro rien que amata ntakindi, amata gusa, kandi ku munsi hari amata munywa y'inshyushyu mbaza gukamika mu gitondo. Abasigaye ari menshi kuma kugira ngo muzi inkongoro mujye gukamya yandi no kubanza kumoya yandi yiri no mwirije tukayamo kigihe cya midi iner niko mukeka niko umunsi ugeze hagati kugira ngo ya mata muyamare muzi inkongoro zijye gukamwa yandi mugoroba. Inka zibuye mu bwasi mu rwuri barazitahukanye zirinikiye barakamide nuvo muri za nkongoro ya mata moya nkoro nijoro. Harayo musizi kandi menshi ejo mu gitondo zizakamwa, donc no kubanza mu gitondo mumwe mubanje
n'amata yaraye twita mu mubanje nimura ko ngo mubanje mwoze inkongoro mukamure mu gitondo donc twatuzwe n'amata amata tout le temps hari n'igihe inka yarinikira gifite amata menshi inkongoro ikuzura ukaza bakaguka umuntu kwitwa ngo kubirura ukagutomera amata kugira ngo agabanuke wongera gukameyanga kandi kiresi gifite amata byo cyose twabaye mu biraro dutunzwe n'amata tout simplement amata kubona ngo mbonye abanyamurenge icyo gihe twaryaga iki ibishyimbo imuhira n'imyumbati n'amata n'umutsima w'imyumbati nibyo nabonye itabi nabonye umutsima w'ibigori nabonye tugize minengo twarakuze ariko ibindi byose ni ibyo ngibyo ça fait que twatunzwe n'amata cyane yatugiye mu telefone me hano mu gitondo ntabwo nabura amata ndayakeneye ndayanywa ku bwinshi mu gitondo ikintu kingana gutya c'est tout kuko ntibyaturutse kure cyane bon nagiye muri byinshi wenda na ibyo tashatse kumenya donc abungereye inka habaga uburyo bubiri bwo kuragira inka hari inka zabaga imuhira zo gukamira abana kugira ngo abana bimuhira abana bavutse tusaba batabura amata izo nka zagumagaho muhira mu nzuri zaho hafi y'imihana yanyu zigeze dekenewe kugira ngo zitange amata y'abana uko ayandi arahari zajyaga kuri mu biraro même 50 km même 100 km yari transhumance mu gifaransa abashumba bakagenda iyo n'abana bakabiyongeyo abashumba abagabo bafite abagore n'ingo bakaza basimburana akenshi yamara ukwezi kumwe agataha kuko afite urugo afite umugore afite ibintu byo mu rugo ni pepa semetre kugira ngo amara amezi 3 mu biraro no abagabo bafite abagore bamara ukwezi kumwe bitinze yabuze ubona umusimbura kuko barimo kumukura no gusimbura c'était maximum 2 mois ariko c'est 1 mois agataha naho abana nkato dafite des engagements familiaux uribagirana ugakora wazi gusanga baragusanga warakuze uri umwana mukuru parce que uba mu biraro ufite ibi gutunze n'amata ndakira voilà iyo ni système niyo kujya mu biraro navyo habaga des systèmes hari ibiraro byo kumvura donc ibi nabigeranye na hiver ni gihe cy'imvura donc kuva à peu près mu kwezi kw'icyenda kugeza mu kwezi kwa gatandatu sasa ni gihe cy'imvura izo ninka zigiye mu biraro kure zibaye iyo ngiyo zirya zasigaye muhira zo gukamira abana nizo gihe cy'iki zagishaga kugisha no kujanika ahantu batari kure cyane n'imihana ariko abagore bakazabaza gufata amata bakagemurira n'abashumba imyumbati ibishyimbo batetse nabo bakabasanga bakamiye amata y'inka zabo donc umushumba afite izindi zanyanaka inkongoro yabo niyi nayo ikamiramo nibaza mbaheze mu batekere mu gishanga batahe abagore bakazana ibyo kurya uko abo ni abantu n'inka zo muki no gusuhura twavuga gusuhura naheze kugira ngo kure cyane mu biraro kumvura ngo gufata igihe rero ni iminsi myinshi cyane voilà un peu le langage des termes pastorales wacu usibye ubwo buzima bwo kuragira mu buhe buzima bundi novuga ngo umunyamurenge w'ico gihe yanajagamo ubu ya muvyinka ubugiye mu bintu byinshi kuko nakubwiye ko natwagiraga amashuri donc education yacu ya education traditionnelle yimuhira mu rugo umuco wanyu imvugo yanyu imibereho yanyu n'ibintu orale n'ibintu mukora ibyo babigisha gukora wajya mu biraro waba imuhira iya système éducatif système éducatif uyitangira mu muryango wawe mwaso na nyoko nibo bajejwe kukwigisha umuco wanyu ubwoko ariko wanyu mwaso na nyoko nibo bajejwe kukurinda ntugire ibibazo niyo bakuvuza warwaye niyo baje gushaka abapfumu ngo baze bakuvure niyo baje gushakira baguterekerera niyo wagize ikibazo kero amagambo mbabwiye ndi mwikange jeseke protester uze guterekera muri asara twari tukira pagani twese abanyamurenge bose turamya Yesu Kristo
bon donc byabaga muri famille puis muri village umuhana wagiraga abantu en general imihana yakurikiraga amoko nayo donc kuvuga ngo abitira bafite umuhana wabo abasita bafite wabo hari hakurya abasinzira bafite wabo hari hakurya kurya donc n'uturenge twinshi ariko akagira amazina y'amoko imirara ou bien igisekuruza kaba abasita tuvuge harimo abatambwe usanga bafite umuhana wabo ngo batambwe kuko bari benshi bagirwa imihana ibiri bamwe babo bakorerwa abandi bakabira kenge kuri rwego hari bamparirwa base mu bikaro barwa mizinge bakabonerano igakenge habaga bagaparane kamweza basahiri bari bari mu nabo bose habaga baruganirwa habaga ruhina kiko abona batambwe bose ariko bagira amazina y'inzu zabo igisekuruza cyabo natwe rero navutse bamenya gutara abasita ariko ngo turabagwera donc abasita n'ubwoko bunini abagwera n'ishami bakambwira ko bana baturutse mu bitira ubwo burezi bwo mu rugo bwakorwaga n'uvuga ngo ni umubyeyi n'abana biwe no hari iby'umubyeyi we yihariye ariko hari n'umuhana we wese abantu bose barera abana le village yareraga abana k'urugero nk'iyo umuntu yasangaga uw'umugabo cyangwa umugore yasite umugabo asanga abana bahe bakubagana yarabakubitaga tugiye mwakoze ntabyo bose akabakubita il n'a pas de compte à régler il est éducateur tiyahawe manda no n'umugabo ni mukuru abana bakubaganya yarabakubise nibarira bakaje iwabo kwasi isara bazaho icyamuhoye ati yakoze ibindi bintu fini hari igihe nawe yakozwe ubwa kabiri kuko yakubaganya dede donc uko no donc abantu barafite abakuru bose bakuze bari bafite responsabilité yo kurera abana ngo bakure bamere neza mu muco w'ubwoko ni byinshi nakubwira size ko wenda yo musanga mu gihano akamukubita nta bundi buryo bwo kwigisha abantu uburere bwiza badakubise c'est difficile barabivuga kubwira umwana ngo ntugakore ibi ariko abana barakubagana quand même abana bakora ibintu presque kibigira nkana kugira ngo rero ko mwifata ntagakone umunyafu kibuno akumva ko bibabaje atevura tugasubira ucukire cyangwa gashangaha tiyakubita ngo akubite kwicangwa inkukubita inzoka nakantu kakumabaje yumve ko yakoze ikintu kidakwiye gukoreka nuvuga ngo umunyamurenge w'ico gihe ubuzima basanga bisangamo cyane bwari ubwo ubuzima bw'ubworozi ugahura n'ubuhinzi ariko ubuhinzi budafashe cyane bwagiye bwiyongera cyane ariko c'est ubworozi ubworozi ubuhinzi budafashe uburezi utubika ukuntu bashobora kuba barera abana babo uko kurera rero naguye mu rugo imuhira abana bari mu biraro bari bafite ubundi burezi c'est un peu militaire mu biraro baza bamubwiye iyo umwana arera nyina ndiyumve ça fait dire que niho gicuka neza guteta kurashize n'uwifata ntabwo uzakubitwa nyoko naso ntibazabimenya donc une éducation martiale twari twambaye neza par exemple abana twari twambaye ubusa abagabo bari bambaye impu z'inka cyangwa z'ihene donc on n'avait pas ça alors abana kenshi usanga biyambariye ubusa mubura bambaye ubusa déjà c'est une éducation c'est endurance mumbeho nyinshi cyane akakohereza kujya gucyura inyana mu rwuri mu mvura tu ne peux pas dire non tu dois aller c'est une éducation kumvira kubaha obéissance et puis courage hari igihe usanga wenda inyana ziri hirya ya kariya kabira hirya ugacemo wenyine nkagakomera ngo ugacemo wenyine tubibaje se ndahura n'inyamaswa n'inge no tubashereshe inyana ziri hariya hirya tupara kwasizana cyangwa ikabwirije ngo zisuzume niba zose zihari on t'apprend à être autonome courageux
no kumvira usize ntagiye mu bintu by'imikino mene hari imikino educatif iyo mikino educatif yari hari ni nyinshi iyo ni nyinshi cyane imwe navuga cyane iyo mikino ndavuga iyo mu biraro nakuriye cyane mu biraro sadepa naho twari mutuye nk'abantu batuye ku Ndondo biranyuye n'abatuye mu Minembwe za Rurenge bagiye kuja nyuma d'après la configuration n'imbuto zihaba n'ibibira bihaba n'ibiti bihaba umwe mu bikino y'abana pour gukina ngo gukina c'était ngo umwivugumika murabuze usanga wenda hari igiti kiri aho ngaho gifite umugozi munini cyane liane bakawutema ukambuka ravin bagera hakurya ukawujya ukagutwara ukambuka ravin même n'uruzi wa kwambuka ngo n'umwivugumika byakoraga nko gukina nk'imikino mais en même temps c'était un transport kumenya kwifashisha ibintu byo mu kibira sasa bon ibindi mu biraro twari gushaka imbuto turya twazaga kurya imbuto nyinshi cyane zazikaba nyinshi cyane nko ku Ndondo ibituku hari ibiti by'ibituku bigira imbuto zituku zimaze kuneka ziratukura biryoshye cyane usanga abana bahaye babishaka hari inkeri zo mu zifite amahwa tusera usanga abana zeze aribyo barimo bon nko ku Ndondo iyi Buvira ifizi plutôt nk'imutenja par exemple kuri Nyamara habageze n'imbuto nk'amasonga iyo imyana zimaze kwabuka abagabo bagiye mu nka mu nzu baragiye inka abana nibo bawuzaga inkongoro niyo bashaka amazi yo kuzoza niyo kuzagarura mu gitondo birangiye iyo mirimo kwahira icyarire cy'inyana birangiye no kujya mu masonga uca amasonga bakarya n'imbuto barya takomsa hari imikino iyo si imikino se ibintu twakoreshaga imikino hari gukirana donc ni judo en fait gukirana twazaga dukirana hari abantu barabahanga gukirana cyane gutanga iyo kiri umuto bagakuru hayo ukirana n'abandi bantu bareba ushobora imbaraga nuza amayeri gutsinda uwundi no kumutega uwo ni umukino ariko c'est sport c'est sportif hari kwirukana gusiganwa kwiruka barabikora ngo bari muri olympique twarabigiraga ntibyari organize nk'ubu ariko ndebwira icyo gihe iyo tujya muri olympique twafataga beaucoup de médailles twarabahanga kwiruka donc c'était équipe we n'uyu musiganwa muhagarite mugende mukiruka urushije ubundi korase nta kado nta kime umwe ahawe l'honneur ko yasize ubundi hari nabuze gukera no gusiganwa hari uguhotorana bakaza ngo twicaye mu bone muhotorana amaboko urushije ubundi imbaraga aho turi ubundi donc il faut résister en même temps ushaka guhotora ubundi ni catch en fait ni catch twarabikoraga mu biraro aho ni mu biraro simwe ni mu biraro hari ubundi mukino ubu ngubu bakoresha muri olympique jeux olympique le hockey iyo mwana bakubita gutya twaravugira ngo ngo akanga rero mwazanaga agati mukakabaza kabumbe mu hagati un petit rond ariko ni igiti niyo bakinishaga mena barabana equipe ebyiri zirwana no gukina donc competition bamuhari abandi hano hagati ni terrain mufite mwese inkoni mwatemwe waje neza ukubita kakanga donc matangira mukubita hasi à un moment donné l'arbitre lâche uyikubise wa mbere ijya ku bandi bagana bakayigarura mugenda mukubita mwirwa abatsinze nta muntu tabafasha bagatsinda gute uko mwatambutse limite mwashyize on terrain limite du terrain de limitation iyo mwatambutse mwamutsinze cyangwa mwashinze ibiti nk'irembo c'est les choses comme au football c'est le bois no duti bashingo guca aho ngaho hatari ibyo biti ni umustar mwavuze ngo uyu ni la fin du terrain iyo renze aho ngaho mwamutsinze
ugize imana kakubita ukagasamira mu kirere ukagafata ufite amanota kurusha abandi bose kuko ntibyoroshye ako nakanga. Hari uwundi mukino twakoreshaga nabaye nakozemo ngo urubangangwa ni iki? Bafataga iyi migozi yo mu kibira twa ngo liane bakawuzinga ikaba comme une sorte de roue de vélo, mugahambira n'imigozi mugashaka ibintu ngo amapingo ni iki? Ni umugozi mwaboshye hanyuma ku mutwe wawe mugashyiraho agati mwatemye mwabajije karemereye imitwe yombi kugira ngo nufata rwa rubangango ya mapingo arutsinde kubera le poids. Mais no rubangango vous avez des équipes imwe hariya ni hano tukayitera jet igenda iri gutya mwebwe equipe averse mukayitera ya mapingo yanyu uyifashije akayitsinda mufasha amanota uyifashije umugozi ukamuca hagati neza diametral na amanota arengeje uyifashije ikaba nka diagonal ifite nayo amanota yayo. Mwaja kurangiza igihe cyo kurangiza turarangije mukuyitera hejuru gutya mukayitera amapingo mwese gutya uriyo wafashije niyo watsinze. Urwo ni urubangango. Hari gusimba hari gusimba ibiti hejuru ubu ngo barabikora ngo bagakoresha vero twarabikoraga. Hari no gusimba gusuburebure gutya twarabikoraga nabyo. Donc quand je regarde ibintu imikino iri muri Jeux Olympiques hari myinshi twagiraga tukayita amazina ngo urubangango gusimba urukiramende nibwo gusimbira hejuru. Wasimbaga ubye ufite ikintu gufasha igiti cyangwa wenyine ugasimbuka arenga byakunanira ugafata igiti ugasimbuka arenga rwo no urukiramende barabikora muri Jeux Olympiques. Ça fait que twari tubigira icyo gihe. Les Jeux Olympiques sinzi umwaka zavukiye no kureba zavukiye mais je crois pas que ari imbere yacu kurusha. Ese imikino wenda mwayikoperaga ngahandi yari imikino genere yanyu nk'abanyamurenge cyangwa mwabaga mwayibona? Twabaga twenyine ntabandi twari tubana yandi moko donc nabo mwese twakoze twebwe abanyamurenge. Abapfura rero twabanye mu mihanimwe ababemi twabanye mu mihanimwe naho twegeranaga donc sinzi imikino yabo ziyacu iyabo nzi duke ariko si myinshi cyane ariko nkunda kwiryo twabayemo abanyamurenge. N'ibyo nabonye ibyo ntabonye narabyumvise ko sinabihamye. Tugiye ku myambarire bambaraga yari myambarire ndavuga ibyo nabonye numvise ibindi byabaye mbere ntaravuka. Mbere ntaravuka bavuze inkanda sinazibonye. Neza numvise bavuga zambawe même mu Rwanda zarambawe je pense inkanda ni ibiti by'ibivumu batemaga bakavanaho rwaro bakaruhonda hanyuma bakarushyira mu mazi donc amazi yawe y'igitagashiramo bakarwanika bakazarugira umwambaro. Iyo ni inkanda je pense niba ntibagiwe. Ibyo nabonye impu navuze twambara impu zinka n'inyana abagore bakenyeye nk'imyita mfite ariko bayinyuka kunyuka n'amaboko ni tanerime alame ikanogo ikoroka kandi ihuza abagore barakenyeraga ariko y'uruhu rw'inka. Abagabo bakambara impu zinka zinyana nk'inyana yapfuye bakayibaga bakarwara bakarugira umwambaro n'abana bakiri bato ou bien uruhu rw'ihene sirito ku bana sinazambaye ngiye gukora kubwira gutya nambaye uruhu rw'inka rw'inyana n'intama zose narazambaye. Donc imyambaro yacu yari ibyo nabonye yari imyambaro ibuye mu nyamaswa amatungo yacu ihene intama n'inka. Inyana inka yapfaga ari inka barayibagaga uruhu rwayo bakarugira umwite bakoraga iki no kwisasira no kwiyorosa no kwisharaho mu kirambi mwashashe ingeregere kugira ngo mudasira inzu bagashyiraho umwite. Ibyo naribonye twarabikoresheje iwacu.
naho impuzo ni ukunyuka ukanoga neza. Kuvuga ngo imyambaro wabonye ni iyo ngiyo. Ihuzu zaje kuza bene izi ngizi zaje mbona. Nambaye impuzu ya mbere twari mu Minembwe ndi mukuru ufite imyaka irenze 10. Mbere y'icyo gihe nambaraga impu. Komsa. Kigihe twavuye Buvira nambara impu. Dare twavuye Buvira nambaye ubusa. Kiri muto imyaka 5. Njya gutangira kwambara uruhu rw'ihene cyangwa maze gumwana 8-10 imyaka. Ihuzu zaje kuza assez tardif. Zatangiriye mu bagore n'abagabo. Abagabo nabonye bambara amarenge tele couverture. Yasimbuye impu mu bagabo. Donc bakabura une couverture, akabura umwambaro wiwe. D'abord urashyushye kandi arawirosa nijoro kandi nashaka wisasire. Donc ça faisait tout. C'est un peu comme les juifs de l'Ancien Testament, ils ont ngo le manteau et la tunique. Le manteau yakoraga ibintu byinshi ku Bayahudi. Tunique ari umwambaro uri ku mubiri wawe wambaye toujours. Mais la tunique warawushubikaga haze meho kingira nijoro ukawirosa cyangwa ukawisasira. Icyo gitabo muri Bibiliya bibujije ngo umuntu ntukamunyage tunique yiwe ngo uyirarane kuko umuraje hanze ntacyo cyangwa mu butaka. Il faut kuyimugarurira. Icyo ni urugero nguhaye. Donc nabonye icyo kimwe ihuzo zizakuze tangira ku marengeti. Abagore batangira gukenyera ihuzu zaje donc simple de couleurs différentes. Et vieux c'est vraiment assez tardif. Ariko nkiri mutoya nabonye bambara kiri muto cyane. Donc ibyaje sinakubwiye ngo terane ariko nagereranya gusa ngo wenda dans les années 40 et plus. 45 46. Ya izereke ico mwize religion mwasi. Religion yaje nyuma twagiraga idini twari twemeye Imana abanyamurenge. Twari tuzi ko Imana ibaho n'izina ryayo ni Imana. Tiboneka tivuga ariko ndigira nabi. Nuba mwayitaga Imana niko zina ryayo. Imana twari twemeye tuzi ko niyo yari misi yose. Ibintu byose biho kwisi ni Imana yabiremye. N'umuremyi. Sasa ni Imana. Imana ni nziza tiyica. Ariko Imana irahana iyo wagize nabi. Ibihano byabica mu nzira nyinshi, hari ugufa hari iki. Imana ni nziza kameme. Niyo rurema. Ni nk'umubyeyi w'abantu bose. Iyo imari twarayigiraga. Nyuma yayo rero hakabamena des intermédiaires hagati y'abantu n'Imana. N'abandi bantu bapfuye twita ngo abazimu. Ntawe upfa ngo arashize rwose avuyeho. Barahamba umubiri ukabora ariko roho yiwe bikiriho. Ibyo turabigira kuva kera. Si dini ryabitwigishije rya Yesu Kristo, no. Twari tuzi ko apfuye atapfuye rwose. Aba ahindutse umuzimu. Uwo muzimu rero umwifasheho nabi aragutera akaguhana. Inka yapfuye, umugore yarwaye, yabyaye akana karapfuye. Ni ukuvuga ngo iyo utamufashe neza akwihoraho. N'uwo muryango wanyu si uwo handi n'uwe wanyu. Donc wapfuye nimumufate neza. Kumufata neza ni gute? Ni kumuterekera. Kumubwira amagambo, kuzana amata ukavugira amagambo. Uzakorwaga gute mu gihe muhana imuhira. Umuntu wese batereke papa yaraterekere kenshi cyane. Yarantekereye nje uyu nguyu yarantekereye neza n'amasengesho meza cyane. Yazanaga iyo basakana indaro. C'est vraiment symbolique n'akantu kasungwa n'iki ngiki kagufi cyane. Ariko forme y'inzu zacu zake ronde. Akagasakara agasasa neza akazana inkongoro y'amata akayifata imbere y'umuryango akavuga avugirwa atabona ariko azi ko hari ko hayamumva kuko mvuga ngo we mbasha ntanga urugero ni we mpa interekero ni mbasha dore umwana yarwaye
mukize mu buzima dore amata nkuzaniye ndagutuye niba warakaye shira uburakari ndagusabye ngo ntibabwiraga Imana ejo babwiraga les intermédiaires kuko nibo babikurikirana nibo bazima abo ngabo rero hari ahantu bagiraga ngo yanizwe n'abazimu ibyo kundimwa n'abazimu sinzi niba ufunde byari ukuri hari abantu babo ngo yanizwe n'abazimu ndavuge yahoraga avuga akarwara akajya ku musigo ndavuge bakamubaza hari abantu baza kubavugisha ngo niyivuge ninde wa urinde c'est une sorte d'exorcisme muri église catholique turabika exorcisme kwirukana amashetani urinde babaza wa muntu urwaye uraho uryamye utavuga bati urinde twibwire niko ushaka wa muntu akavuga yavuga ngo umuzimu yavuze ese no umuzimu cyangwa niwe sinabisobanura ba intermediaire banyu bari nkabanga abo wabonye cyangwa abo ni benshi buri muryango ufite abiwe abantu bose b'umuryango ni basogokuruza barabazimu iyindi myizere nka za ryangombe kagoye ryangombe ryarabayeho iyo ni système na religieux célébration nabyo twarabibonye iwacu narabibonyeje bisa narenkiri muto sinabijyamo sinakoze étude anthropologique ngo mbisobanure ko narabibonye ryangombe en fait n'umuntu tuzi bikazaga ku ntebe yambaye ibintu particulier bamwambitse afite inkoni yicaye bakaza kumusaba ibintu bakaza kubwira ibibazo byabo n'ryangombe en fait ni nko kumutuma n'ryangombe iwacu mu Rwanda sinzi kusobanuye ariko ibyabonye n'ubu ngubu niho nabonye kiri muto cyane aho izo systeme ziri zitandukaniye utuye imwe basengaga umuntu guterekera aho ryangombe so guterekera no kumubwira umuntu amagambo gutabara yagufashe ubona guterekera sumura gusukuraguza ibyo ni kuraguza n'ibindi papa yarabikoze yararaguye yaraterekereye yakoze bya ryangombe byose yarabikoze mbibona ariko biranyuranye mais quand même comme binyuranye bifite aho bihuriye quand même c'est toujours les intermédiaires musaba ngo babaheze ubuzima bwiza niba hari indwara zikire niba hari ibyago byabaye nkazapfuye zikire niba habaye umwuka mubi mu bantu hameze nabi haza amahoro haza umutuzo byose babisabaga ubiye ryangombe ubiye guterekera naho kuragura ni identifier l'origine du mal nuko nukuraguza papa yasagaragura narabibonye aragurira abandi bantu donc uraza ufite ikibazo cyawe wagize wenda wapfushije inka cyangwa umuntu wagize ikindi kibazo sociologique cyakuburira amahoro ukaza kubaza umurago iki kibazo kivuye he kandi kirashaka ngire gute kugira ngo kivemo donc ntuterekereye uzaterekera nyuma yamaze kuko ibyo uzakora uje gusa kumubaza agire recherche de cause impamvu n'undi nyuma yakurikirana n'umuzimu kanaka ninde bo agakoresha inzuzi habaga inzuzi nabonye zari z'amoko abiri hari inzuzi z'amagufa y'inka bazaga babaza n'imbehe yo kuzira kurishaho cyangwa kibihaza se bihaza nk'intuze ibisabo byashaje bakabaza uduke akaba inzuzi nazo zo kuraguza icyo ni ikindi gipindi twari turimo uko ni ukuraguza kugira ngo nkubwire isoko y'ibibazo ufite nimara kuyikubwira mena nguheze akubwire inama ibyo uzakora cyo gukora harimo guterekera genda umuntu wakora akari ugukwiranye isogokuru wawe waramwibagiwe ntukimuterekera ntukimugaburira nutamugaburira murashize ariko numugaburira ukamuha amata araguha amahoro wajya guterekera mena kuvuga uti izina rye uramuzi n'isogokuru wawe uti ndatabaje ndamusabye amahoro uko no guterekera ariko umurago yakwiye ko ari we kandi icyo ushaka gukora kugira ngo ugomba gukora kugira ngo uzamugereho umubona ndumwumva riyende tu ariko ubupara iyo si imana
sont abantu intermédiaires, les hommes. Et aujourd'hui, dans l'église, nous appelons les saints. baba bapfuye bose. none izindi fete zabagaho mu buzima busanzwe habaga fete zihe umuntu yavuka fete umuntu yashaka fete nyinshi cyane. Bon, ntabwo zari develope nk'ubu ngubu ngo fete iminsi mikuru. Ntangiriye ko abantu batuye umwana yavutse umubyeyi akabyara ntiyasohokaga icyumweru cyose yinga ntiyasohokaga. Abafite umwana aho ngaho ahantu mu nzu bamubakiye hasi ariko bashyize ibishusho byinshi refugere, donc comme un matelas bagashyiraho mena umwite bagashyiraho umusambi ahantu hashyushye hameze neza. Wa mubyeyi n'umwana we n'ubababare pendant une semaine twagitaga ngo ikiriri ariko kiriri ntabwo ntasohoka yarabyaye ariko amaze iyinga ryose arasohoka n'umwana. Mbere atarasohoka umwana parfois yaritumaga yaranywaga amata amashereka ya nyina quelque part devait éliminer tout en conservé. Twebwe abana twatuje kumushakira ibintu byo kumuheha izi n'amababi ameze neza afite ngurwoya ariko rutabaza sisusa sigisura niyo bazirabahisha abana pendant une semaine. Ugasanga n'indundira aho igihe cyo gusohoka mena ku musora ngo avuye ku kiriri bahamagaraga abana, c'est la fête des enfants. Bahamagara abana n'umugore umwe cyangwa babiri nyirakuru w'abana benshi muhana akoranya abana bose akabatekera impengeri cyangwa ibishyimbo akabazana bagasohora mena rwa rutaro rurimo wa mwana wose wa mwana wavutse bagenda bakwego ni gurura bakajya kubijugunya mena hansi ku macukiro cyangwa mu byatsi. Uwo muntu umugore aba yasohotse. Abana bamaze kubikora rero barabagaburira batekeye ibishyimbo cyangwa ibyo nabonye maze kugira minengwe n'impengeri n'ibishyimbo wenda bivanze nengo gushimisha abana. Wari umunsi w'abana uvuye muri ibyo iyindi minsi ndwango yanga iminsi mikuru fete hari ubukwe amakwe c'est une grande fête. Barakwaga nako gufite ine tradition yayo bamara gukwa ariko akamara imyaka ibiri atararongora meme 3 ariko yarakoye uko akoye nta wundi muntu ugiye ko wamugora bamaze gufunga inzira ya bemeye inka bayanze bakayirukana ubundi yaza kamuko ariko bemeye niwe uzamurongora also kumurongora mena kumuzana umugore n'usanga umugabo bakamuherekeza iwabo ntabwo mwamwiteguye baguza bashatse amayoga imyumbati imitsima ibintu byinshi ibishyimbo sasa notre n'ibyo twakigana zari inyama zacu afite ibishyimbo twagira inka twatega inyama z'inka cyane inka yari yamata yo gutunga cyangwa yo kugurisha ngo ikindi kintu bipfuye baryaga inyama z'inka yapfuye ntibabaga inka ngo tuyice tuyirye no. Bon, donc ubukwe bakazana umugeni akenshi bamuzanaga mu kagoroba ntabwo mbagiraga ubwo kumanywa iwacu icyo gihe nkiri muto bazanaga umugeni wenda avuye kure bagenzi iminsi 2-3 cyangwa ni hakurya hari iwacu ariko bagenda ko akabibwi bakaza batayinjira mu muhana bakicara ngo twishwe n'umuntu twageze umugeni wanyu mutatugaburiye tutamuhembuye byabizwe ko ariko bizagenda tuba twiteguye twebwe umuhana wacu dufite umukwe. Donc iyo abantu bicaye bati tuguye umwuma tuzana amata tukabashyira ku musozi mukabwirwa mutakibonana neza bakanywa ya mata ngo barahembutse bakabona kuzana umugeni mu rugo. Icyo gihe rero haguzwa amayoga ntabwo twakoraga amayoga twazaga kuyagura mu abembe ubye mu bafurero twari gutangira gukora amayoga papa yakoze inzoga nyinshi cyane z'imigomba c'est tardivement tugeze ubwembe d'ailleurs mu minengo jamwe yabikoze
donc bakabyina bagatera indirimbo bakabyina izizinka ababyina imbarato bakabyina imbarato n'imbyino isa yavuye mu bapfurero narayize narayitekereje nsanga n'imbyino y'igipfurero ariko bafashe yagize igihe nk'imyaka nk'ibiri itatu bayibyina cyane ahantu hose iyo ni imbarato donc icyo gihe ni igihe cya kuvuga amajambo menshi abantu bari la tradition y'ubukwe abandi hanze bahari babyina bakina ubwo ni ubukwe ijoro ryose banywa amayoga bagira gute bona bakubagana ubwo ni umunsi umwe ubukwe nguko rero mubashe kwiyumvira amwe mateka abitse amateka rero ni maremare ntago twoyamara yose umunsi umwe ariko tuzogenda tuyabagezaho buhoro buhoro ndibwira yuko n'ikindi gihe tuzomusaba yuko twaganira atotwangira murakoze rero mwebwe mwakurikiranye bino biganiro kino kiganiro cyacu tunabashimira ukuntu mugendamo tushigikira mu biganiro bitandukanye ibi rero nimwe tubikora kugira ngo biduteze imbere ariko namwe bibateze imbere dore ko ari ibiganiro bigamije kwigisha kugira ngo twubake igihugu ciza c'ejo hazaza nakagaruka rero